wahuri sadunda Tagari cyane. ariko ryo Uraba amanota 92 ariko ari igihe yuzuza yari wowe kera na kare mama yari wowe nubwo nabimenye neza. yes bite se umukobwa Byiza. bimeze neza urakomeye Akomeye. salamu alaikum na irege agenda Igenze neza iragira ibyishimo rero tugomba kwishima. umunsi Ibyishimo. wishimye kumbona warakaye Uko gripe zimishe kumeze neza ndishima. inye Gripe. ubu ntabwo waba urwaye korona Oya. Corona se. Tuye ntabwo bari corona. Ndi muzima ndakomeye. urakomeye yego tugiye kuganira ku bintu bigiye bitandukanye haba ku ntebe y'ishuri cyangwa se mu buzima busanzwe bitaraye Tayo nta kibazo mbaza. urakomeye ntaribi Nari. yego hari igihe wigeze kugaragara muri filime yego Yitwa Isado. yitwa Isadunda wahuri Isadunda Tagari cyane. ariko ryo sawa urakoze cyane tugendeye ku mahame y'idini ya Islam ku munsi nk'uyu nguyu w'irayidi by'umugezeho gukora iki Unyibutsa byinshi cyane, unyibutsa ibyishimo, gusangira n'inshuti zanjye. umunsi wari watumiye igishwi mu buzima busanzwe amazina yawe bakwita Bahita niyo rukundo wa Sejazira. niyo rukundo wase Niyo rukundo wa Sejazira. niyo rukundo wase Jazira wase Jazira uri ku ntebe y'ishuri biga mu wa kangahe Akaba gatandatu. mu mwaka wa gatandatu w'amashuri abanza Ni umufinaliste. uri umufinaliste muri P6 yego iyo uri ku ishuri ubona wibanda ku ki kugira ngo ubuzima bwawe bwo ku ishuri bugende neza Nibanda gusubira mu masomo yanjye kandi nkirinda kubangamira abandi. kubangamira abandi Icyo ntazi ngomba gusobanuza, icyo n'abandi batazi ngomba kubasobanurira kugira ngo ntakure inzangano hagati yacu. udakurura inzangano hagati yanyu amasomo uri kwiga isomo wumva cyane ni irihe Buriya social study ndayumva cyane cyane pe. Iyo nayitsinzwe uraba amanota 92 ariko ari igihe yuzuza igihe mburaho abiri gutyo pe. Social study ndayemera cyane. wagize uti ni amasomo yo mu buzima busanzwe nibyo Ni amasomo yo mu buzima busanzwe adufasha ko twabona akazi, ko tugomba kwitwara turi kumwe n'abandi, imyifatire yacu niyo mpamvu yumva cyane ndayumva cyane kuko bikoresha mu buzima bwanjye. nyuma yo kumva social studies nta kindi kintu wumva Ndacyumva isomo bita sayansi. isomo bita Sayansi ni isomo ry'ibinyabuzima imbere mu mubiri wacu, inyuma ibyo dukora nyine ibijyanye n'ibinyabuzima, ibimera, nyine amatungo, ibintu nk'ibyo ngibyo. bijyanye na sayansi yego wumva inzozi zawe zo kuba waba icyamamare zazagera he zazagera ku rwego rushimishije nkagera aho nifuza kugera, nkamamara cyane kurusha ubu ngubu. wakwamamara cyane ndeba ufite isoni Nta soni mfite. kuvuga gake Ntacyo ndumvira. nuko uri umukobwa nabyo birimo rega abakobwa ntabwo tuba tugomba kuvugira hejuru cyane. mushaka kuvugira hasi mwiyorobetse ntabwo ari ukwiyomeka. yego uri umunyeshuri Ndi umunyeshuri. uri umunyeshuri minisitiri w'intebe wo mu Rwanda uramuzi Ndamuzi. Bamwita Dr. Edouard Ngirente ni umuhanga cyane noneho twagiye sibyo minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu uriho bamwita ngo iki bamwita ndi kwibagirwa ndakeka ari Shyaka Anastase. uheruka kiriho Shyaka Anastase ubwo uheruka kugukura amakuru bumwibukira ku kise cyatumye mumenya
yafashije byinshi cyane byinshi pe bamwibuka cyane nakundaga no kumureba ariko nubwo ntakikunda kureba amakuru ibyo bakora cyane iyo urubyiruko nabonye tudakunda kureba ibintu by'abakuru cyane ariko gusa iyo twarebye turareba murayareba yego ukunda umuziki byakunda ukunda cyane muri iyi minsi indirimbo iri kugufasha bayita indirimbo iri kumfasha bayita yari wowe ni yandi tipe bita uzikuririmba igoromana uraririmba twumva yari wowe kera na kare mama yari wowe nubwo nabimenye ninze niko uzi konyine ariko ndakaza uzi n'utundi umuhanzi uri gukunda cyane kuruta abandi muri iyi minsi ni Marina Neri Ngabo Juno Kizigenza na Papa Cyangwa ntabwo ukunda boss wa Juno Kizigenza ndamukunda arena boss melody ndamukunda ndego twarimo tuganira nkabona ufite isoni nyinshi cyane n'umwana w'umwari sibyo wagira inama ki abakobwa ubona bitwara bitari by'abantu b'abakobwa nababwira ko imyitwarire y'umukobwa iranga umukobwa agomba kuba ari mwiza agomba kuba yifata neza avuga neza atavugira hejuru nk'abakobwa b'iki gihe basigaye bavugiye aho ngaho agomba kwambara neza akikwiza wenda nimba adashaka no kwambara ibintu birekuye cyane agakubita n'ipantaro igera ku birenge ariko apara bwabo bagera hejuru iyo ubonye nk'abo bakobwa bitwara uko nguko wowe ubasomamo iki mbasomamo ibirara cyangwa ibirungo ibirara cyangwa ibirungo bamwe bananiwe rimwe na rimwe ugahita uvuga turiya muntu n'ikirara pire mu ndabibona ndavuga turiya umuntu wambara ikosa umuntu wambara ijipo igera hejuru y'amavi wavuga ko wavuga ko ari iki nawe umubonye nyine nta kindi wakeka ubwo ntabwo wakundana n'umusore utoboye amatwi ubwo nano uguti igihe cyabyo ntikiragera kibaye cyarageze byaterwa n'urukundo mukunda kubera ko uri umusitari wabyemera ariko utari umusitari ntiwabyemera ntabwo nabyemera kuko urukundo ntabwo rugendera kuri ibyo byo kwicuruza gusa nyine byaterwa n'ibyo baba babikora ubwo nyine hari abajya gupfumura amatwi ibintu bakora bitandukanye yego tugaruke ku bana basuzugura ababyeyi wowe wumva umwana usuzugura umubyeyi wamubwiza buriya njye namubwiye ibyo akora bivemo guhera aka kanya atangire kubaha ababyeyi kuko ijuru ni munsi y'ibirenge by'ababyeyi bacu rero tugomba kububaha icyo batubwiye tukagikora kuko nibo baba bazi icyiza kitubereye ubwo umwana usuzugura ababyeyi umwana usuzugura ababyeyi agomba kwihana kuko umubyeyi ni we mugisha uturukaho turi iyo tubaho umubyeyi nta kintu gukora n'ikintu wasaba imana ntiyapfa kukigusubiza kuko buriya umubyeyi ni umuntu ukomeye cyane baca umugani mu kinyarwanda akabura ntikaboneke n'inyuma y'umuntu nawe se papa w'umuntu akaba umuntu nawe abakomeye pe ariko nta mugani nzi bacamo gusa nawe abakomeye ariko iyo bavuze ababyeyi na papa mushyiramo kuko nawe ni umubyeyi ariko akabura ntikaboneke papa w'umuntu nyine we yabura nta kibazo yaboneka undi oya nawe nyine gutya nyine bashatse guciraho umugani nyina w'umuntu gusa nyine na papa w'umuntu nawe aba ari ingenzi cyane buriya baravuga ngo ni umubyeyi ntabwo baba bavuze ngo cyangwa bose baba babavuze ntabwo baba bigeze bavuga izina ry'umubyeyi ubwo nyine na papa barimo naho ababyeyi bashobora kuba babangamira abana rimwe na rimwe bikavamo kuba abana bavamo ngo bakajya ku muhanda wowe wababwira iki ndabizi neza ababyeyi bakurikira Best TV kandi baranatwubaha cyane bumva n'inama tubagira wowe wabagiriye inama
nabagira inama y'uko uburenganzira bw'umwana nabwo buba bukenewe. Umwana agira uburenganzira ariko nawe ntabwo agendera ku mategeko. Umubyeyi agomba kumushyigikira, ubundi umubyeyi aba azi ikibereye umwana. Rero umwana nawe hari igihe nyine umubyeyi nawe aba yakubwira ikintu kitari cyo. Aba ababyeyi nyine ubu ngubu nabo hari bamwe na bamwe bakosa ariko ntabwo ari benshi nyine ku ijana. N'abana nabo hari igihe ababyeyi bababwira ibintu bakumva ntabwo ari byo pe. Umwana rero umwanzuro agomba kwita afata, ubwo ngubwo nawe agomba kugisha inama, nimba atari umubyeyi we yaba na shangazi, yaba n'umurera, yaba nimba bafite n'umuntu iwabo w'utatinya akamubaza akamugisha inama, byaba ngombwa akabaza n'inshuti ze, yakumva akababaza nimba yumvisha atari iki kintu muri yamubwiye, akababaza nimba ari cyo, yabamusobanurira kumva nimba ari cyo cyangwa atari cyo. Yicara akaganira na mama akamubwira ati mama rero ikintu wambwiye ntabwo ari cyo, akamubwira ibibi byabyo akakireka cyangwa se akagikomeza cyangwa akakireka. Ariko niba umubyeyi we wamubwira ikibi cyangwa icyiza atabura kubyemera. Nyuma y'ibyo rero hari abana benshi tujya tubona ku muhanda barabaye za mungubu, rimwe na rimwe baganirije bakubwira yuko baturuka mu miryango itifashije, ikennye, badafite ubushobozi, kandi tuzi neza ko hari imiryango ikize muri iki gihugu yakabaye itunga n'abo bana mu ngo zabo. We wababwira iki? Yewe icyo nababwira ni uko batafata umwanzuro wo kujya kuba ku muhanda, kuko n'iyo twaba ari duke wakemera ukagumana n'umubyeyi wawe, ahubwo mugafatanya ahubwo kugira ngo mubone bya byinshi mushaka, aho kugira ngo umuti wigendere acike intege avuga ati umwana wanjye yabaye ikirara n'ubundi ntacyo ubonera, kagende wagenda uvuga ati reka mufashe dufatanye tuzagera kuri byinshi. N'iyo miryango ikize rero aho ngaho nabagira inama y'uko batagomba gukira wenyine, bagafasha n'abandi gukira, bagakizanya muri make. Yego, batubwiye ko wiga ibintu ukunda cyane ari social study. Abaperezida muri Afurika baheruka kwitaba Imana aho bazi? Ndabazi. Wowe wibuka ninde? Nibuka John Paul Magufuli. Yayoboraga he? Abuze itariki yapfiriye? Itariki yapfiriye nibuka ko ari mu mpera z'ukwa kane. Ibyo sawa, urakoze. Undi ntabwo umwibuka mwita Idrissa Déby? yayoboraga Kenya. Ndabizi se mbwira. Gusa icyo nzi cyo ni uko mwaguye ku rugamba. Yego, turahagarutse dukomeze tuganire cyangwa turekera? Watubwiye yuko uzi gukina filime, aka kanya atekereza nka role wumva hisi kuzamo, uhita usa nk'umuntu wiyapurikana cyangwa se uyikinira hano turebe ukuntu wakwitwara uri gukina filime nka role, nkababwira role n'abandi bagakina. Ukahita unayikina wowe yikore nk'umuntu uri gukina filime aka kanya bitewe n'umuntu wakina filime. Umva sha ngwino hano njye nagutumye wabinzaniye. Umva wa mwana kandi usigaye usuzugura sha, usigaye umenyera kandi ubwo nagukoma ngukome. ayamba barire ubona wari wigeze serious? Buriya iyo gukina filime ugomba kuba uri seriye. Ubona mugiye kunyikubita? Yego, uko witwara ukuntu ukina filime, waba ufite amateka yo kwenda mu muryango wanyu hari umuntu mwaba mubikomoraho? Ndakeka nawe ntabwo mubikomoraho, gusa nuko numva ari impano yanjye. Yego, ukunda umupira? Nicyo kintu ndakunda ndaniyumva. Wikundira filime n'umuziki?
ukiririmbira ukanibyinira ariko buriya umuntu ni ibintu bya fashion fashion ugishwe ni ukuri pe ndabikunda cyane ndabikunda cyane ukunda fashion mu rwego rwo gusezera no gukangurira abana gukunda ishuri no gukomeza gukora imirimo yo mu rugo nagira ngo dusezere ugira icyo ubwira abana bakurikira Grace 20 TV. Icyo nabwira mwebwe mukurikiye channel yacu bana namwe urubyiruko rw'iki gihe ndabazi mwihare gusuzugura ababyeyi ijuru nimba ndabizi ko mwese nta wifuza kujya mu muriro twese twifuza kujya mu ijuru kandi ijuru riri munsi y'ibirenge by'ababyeyi bacu rero tububahe kandi twubahe inama batugira kuko baba badushakiye icyiza nanababwira nti bye mukande subscribe izo tubiri ku mafaranga singayo singuko okay turabashimiye rero abari badukurikiye kuri Grace 20 TV murabizi neza ko ngiye banita Asmani Nyanza nkomeza kugenda mbagezaho ibintu byinshi bigiye bitandukanye uyu muhajati mwabonye imbere yacu twamusuye kugira ngo turebe ko umunsi we w'irayidi wari umeze yababwiye amazina ye buri kimwe cyose ndakeka mwakimenye kuri we yababwiye yuko akunda gukina filime ndetse yikundira n'umuziki anagira inama urubyiruko rwinshi rugiye rutandukanye abantu mudukurikira rero muri mu Burundi Tanzania Uganda Kenya hanze ya Afurika ndetse no ku migabane y'Uburayi n'ahandi hose hagiye hatandukanye ndabizi neza ko mutwereka yuko mudukurikira kandi mudukunda tumaze iminsi yenda tutari kumweho cyane kubera impamvu z'igisibo twari turimo n'izindi gahunda runaka tugenda dukora zitandukanye ariko tugarukana n'umuntu wakinnye mu Isadunda akaba bamwita Niyo Rukundo wa Sejazira naho ubutaha rero musigare amahoro tuzasubira ku wundi munsi murakoze cyane.